Amahoro turabasuhuje cyane abaherereye hirya no hino, ubwoko bw'Imana muherereye muri Afurika yose, abaherereye muri Amerika, abaherereye Aziya, Erope, abaherereye muri Australia, impande n'impande aho mwamuherereye hose turabasuhuje ubwoko bw'Imana. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe, muri kumwe n'ubwoko bw'Imana Anastasis Sibomana. Yego, muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. N'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe ari cyo dukora, kugira ngo tuzaragwe ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. N'ubundi ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no gusobanura cyangwa kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Turabashimiye cyane, turishimiye kandi tunejejwe no kongera kubana namwe muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Ni byiza cyane kandi biranejeje nk'uko namwe mugomeza kubitwereka yuko muri mu ruhande rwacu cyangwa turi kumwe, kandi turimo twese duharanira gushaka kumenya igikwiriye kugira ngo abe ari cyo dukora. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka impande n'impande ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza, ubwoko bw'Imana cyangwa God's people cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Imana yacu rero ishimwe kubw'ubuntu bwayo muri Kristo Yesu. Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru, igumye iganze muri twebwe, kandi n'abandi baherereye hirya no hino impande n'impande, mu nshuti zacu, mu nshuti uzi tutaramenya ariko tuzamenyana kubwo kuduhuza nabo, twese tukamenyana muri rusange nk'ubwoko bw'Imana. Turabashimiye kandi turabanezerewe. Rero nk'ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Rero katwumva icyo Bibiliya bivugaho iki kintu, nimba koko ariho dukwiriye guhoza umutima. Yego, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 aravuga ngo, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Yego, n'ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku 21. Matayo nawe yabyanditseho aragira ati, nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Yego, hari benshi bibeshyera ko ari ubwoko bw'Imana, ko ari God's people, bakanatubeshya ko ari bo, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Ese Bibiliya yo ibivugaho iki? Yego, urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere ku murongo wa 16 yabivuzeho, aravuga ati, bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo nabwo buravuga mu bice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, haravuga ngo, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Kuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Na Pawulo yabibwiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5, aramubwira ati, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Pawulo yandikira urwandiko Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, aravuga ati, hariho benshi bagenda ukundi, nanone ndabababwira, hari benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi.
ku bw'ibyo byose tumaze kumva hejuru bigiye bitandukanye, niyo mpamvu ikintu uharira igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe ku bw'icyo kintu, icyo kintu niyo mana yawe. Yego, iki ni ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana. Yego, tugiye kureberaho muri aka kanya. Ni ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka, reka twumve aya mateka hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo nyirizina tumenye icyo Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe ibyaranze iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11. Yego, tugiye kureba amateka yabaye kuri uyu munsi w'iyi tariki 5 z'ukwezi kwa 11. Yego, ku ya 5 z'ukwa 11 mu mwaka w'1414 inama ya Constance yafunguye kugira ngo schism nkuru y'iburengerazuba irangire. Yakuyeho abapapa bose uko ari 3 bahanganye, ariko kandi yica abavugurura bo muri Bohemia, Jane Hus na Jerome wa Prague, kandi ihindura inyigisho za John Wycliffe. Mbese izi nyigisho za John Wycliffe zahinduwe n'iyi nama ni izihe? Reka turebe izi nyigisho za John Wycliffe. Wycliffe yari yaje kubona ko ibyanditswe ari byo byonyine byifashishwa mu kuyobora ukuri, yego, ku byerekeye Imana. Akomeza avuga ko abakristo bose bagomba gushingira kuri Bibiliya aho gushingira ku nyigisho z'abapapa n'abapadiri. Yavuze ko nta mpamvu zishingiye ku byanditswe zerekana ubupapa. Yego, dukomeje ku mateka yaranze itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11. Yego, hirya no hino ku isi niho turimo kurebamwo amwe mu mateka yagiye aranga uyu munsi. Turebe ijoro rya Guy Fawkes, rizwi nk'ijoro rya Bonfire cyangwa ijoro rya Fireworks. Ni umunsi ngarukamwaka wizihizwa ku itariki 5 z'ukwa 11 cyane cyane mu Bwongereza. Uwo munsi harimo iki? Urimo gutwika no gucana umuriro. Amateka y'icyo gihugu nyine yacyo atangirana n'ibyabaye ku itariki 5 z'ukwa 11 mu mwaka w'1605 operating system, igihe Guy Fawkes, umwe mu bagize umugambi w'imbunda ya gunpowder, yatawe muri yombi ubwo yarindaga ibisasu abateguye umugambi bari bashyize munsi y'inteko ishinga amategeko. Abagambanyi katolike bari bagambiriye kwica umwami w'abapantekote, yego, w'abapantekote James wa mbere n'inteko nshinga amategeko ye. Abo bose, James wari ukuriye abapantekote, yego, cyangwa itsinda ry'abaprotestanti, yego, itsinda ry'abaprotestanti ariryo yari akuriye mu rwego rw'isi, yego, ariwe witwa James wa mbere n'inteko nshinga amategeko ye. Ubwo bari bari mu nama, ibyo ngibyo niho byari byateguriwe. Yego, umwami w'abaprotestanti James wa mbere n'inteko nshinga amategeko ye bishimiye ko umwami yarokotse, ariwe mwami wabo nyine James. Abantu bacanye umuriro hafi ya London. Nyuma y'amezi, itegeko ryo kubahiriza itegeko ryo ku ya 5 z'ukwa 11
bategetse umunsi ngarukamwaka wo kwishimira, yego, kubera ko umugambi w'abakatolike utagezweho, ariwo twari tuvuze hejuru. Tugiye kumva icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka, nk'uko twababwiye yuko kugira ngo aya mateka cyangwa tubashe kugenda ku cyo Imana ishaka, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo dukore icyo Imana ishaka. Icya mbere, kubw'inama yateranye ya Constance mu byo yateguriwe cyangwa yateranirijwe harimo kwica abigisha inyigisho zinyuranye n'inyigisho z'ubuyobozi bw'ubupapa bwariho muri icyo gihe, yego. Ikindi kandi ndetse no kurwanya inyigisho za John Wycliffe. None ku ibi ngibi tubonye byo kurwanya izi nyigisho za John Wycliffe ndetse no kwica aba bari banyuranyaga n'inyigisho zabo bari bigishaga, tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho. Mbese aba bavugaga bigishaga inyigisho zinyuranye n'iz'ubupapa bwariho icyo gihe zari izihe? Yego, kugira ngo umenye yuko icyo banyuranyaga nabo icyo ari cyo, tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho, kuko inyigisho ya John Wycliffe twayibonye hejuru iyo ari yo, yego. Noneho n'ubupapa nabwo inyigisho bari bafite, bigishaga ibinyuranye nabo, kandi abo bigishaga ibinyuranye nabo bari ku ruhande rwa John Wycliffe, kuko nawe ari mu barwanywaga na ririya tsinda ry'abapapa cyangwa ry'ubuyobozi bw'ubupapa bwari buriho. Abo n'ubundi baricwaga kugira ngo bataza kuvuguruza inyigisho z'ubupapa. Ariko nk'uko twabonye inyigisho za John Wycliffe, n'abo ngabo bari bateganijwe yuko bashyirwa ku rutonde rw'abicwa, bari bari ku ruhande rwa John Wycliffe, nk'uko mwumvishe inyigisho yigishaga, kandi akarwanwa n'iryo tsinda n'ubu n'iry'ubupapa. None Bibiliya ivuga iki kuri ibi bintu? Yego, reka turebe icyo Bibiliya yaba ibivugaho. Yego, icyo Bibiliya yaba irimo kubivugaho, ariko tugiye no kureba kuri uru ruhande rwa hepfo kwa ya mateka yandi twavuze, ngo ubugambanyi bwateguwe na Katolike bakoresha Guy, yego, Fawkes, bagambiriye kwica James, yego, wari ukuriye abaprotestanti, yego. Nabyo twabibonye muri aya mateka yabaye kuri uyu munsi, ngo hamwe no yego, no kurokoka, turebe no ku bigendanye no kurokoka kwa John umwami w'abaprotestanti n'abagize inteko nshingamategeko, yego, be cyangwa y'abaprotestanti. Tugiye kureba Bibiliya ikirimo kuvuga kuri aba bantu bavugaga iby'ivugurura, yego, kandi bo bagamije gusobanura icyo Bibiliya ivuga cyangwa aricyo bashingiraho. N'aba ngaba babarwanyaga bo batagenderaga muri uyu murongo w'icyo Bibiliya yavugaga. Turebe icyo Bibiliya ivuga kuri ibi ngibi turimo gusoma ahangaha cyangwa tubonye ahangaha. Mbese Bibiliya ivuga iki? Dusomye muri Yohana ibice 8 ku murongo wa 2 haravuga ngo, kujya no ku murongo 59 naho turahasoma, haravuga ngo, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho aricara arabigisha. Nuko batora amabuye, ku murongo wa 59, nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Byumvikane abangaba barwanyaga Yesu Kristo bari abanyadini, kuko n'ubundi bari mu rusengero niho yabasanze, ariko nyirizina inyigisho za Yesu Kristo bo ntabwo bazishakaga, kandi nabo bavuga yuko basenga cyangwa bubaha Imana, kandi nabo bakoreshaga n'imizingo, cyangwa icyo twakwita Bibiliya ubu ngubu ikubiyemo imizingo myinshi, ariko barwanyaga inyigisho za Yesu Kristo, nawe bakamurwanya, yego.
turebe n'icyo Yohana nanone akomeza abivugaho ku bice 10 ku murongo wa 22 kugera kuri 42. Yego, mbese abantu barimo kurwanywa ku bw'ubutumwa bwiza. Ubundi ibintu byari bizwi cyangwa byari biriho, Bibiliya hari icyo yabivuzeho, turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Yego, tubone gukomeza. Yohana ibice 10 umurongo wa 22 kugera kuri 44. Yego, 22 haravuga ngo icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho. Yesu agendagenda mu rusengero mu ibaraza ryitwa irya Salomo. Abayuda baramugota, baramubaza bati, uzageza he uzageza he kutuyoberanya? Niba uri Kristo utwerurire. Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko nimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya. Yego, nayo irampamya, ariko nimwizera kuko mutari abo mu nama zanjye. Ariko Yesu yabasubizaga, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe wazazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawabasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Njyewe na Data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bamutere. Uwo ni Yesu nyirizina, kandi yabwiraga babane n'ubundi bahora mu materaniro, baboneka hirya no hino aho barimo kuvugira, bavuga ko barimo kuvuga iby'Imana. Yego, Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri Data. Noneho ni uwuhe murimo muri yo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko ari nta muntu ukigira Imana. Yego, ukigira Imana. Yego, Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo, navuze ngo muri Imana? Nuko ubwo yabise Imana, ab'ijambo ry'Imana ryajeho, kandi ibyanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki? Yego, mubwirira iki uwo Data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranije? Kuko navuze ni ndi umwana w'Imana. Nimba nakora imirimo ya Data, nimunyizere. Yego, ese ari we ubibibwirira ngo nimba nakora imirimo ya Data nimunyizere, ariko ninyikora, nubwo mutanyizera, mwizere imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko Data ari muri njye, nanjye nkaba ndi muri Data. Nuko bongera gushaka kumufata, ariko abava mu maboko. Wumve icyo barwanyaga nyirizina, uwo bavuga yuko basenga cyangwa bavuga yuko bagakwiye guhimbaza cyangwa gushima. Yego, avayo yongera kujya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga bwa mbere, agumayo. Abantu benshi baza aho ari, baravuga bati, Yohana nta kimenyetso yakoze. Ariko ibyo Yohana yavuze kuri uyu, byari iby'ukuri byose. Benshi bamwizererayo. Yego, ese dukurikije amateka twasomye, ngira ngo hari icyo wumvishemo ku bigendanye no kurwanywa kubwo kuvuga ukuri, kuko na Yesu ubwe ntabwo bamwemeye mu bwo yari ari mu isi. None nkawe noneho urimo kwigisha ibya Yesu, uwo nawe banze. Yego, none wowe urumva bari bupfe kuza kukorohera ibyo turimo kubona mu mateka y'ahatambutse, ibyagiye biba ku batubanjirije cyangwa ku bwoko bw'Imana bwabanje? Ariko si ubundi buriya abanyamadini bari bakijijwe kandi bararwanyaga umukiza w'abantu watanzwe n'Imana Data wa twese ku buntu?
bakanarwanya abigisha b'ubutumwa bwe. Icyo kibazo wadusubiza. Buriya bari bakijwe, bararwanyaga nyirizina umukiza ndetse n'uwigisha iby'ubutumwa bwe n'ubundi. Buriya bari bakijijwe. Turebe icyo Bibiliya yabibivugaho. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 ku murongo wa mbere haravuga ngo bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'ubutware w'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu, bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Umubare w'abagabo uragwira, uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru wa Kayafa, na Yohana na Alexandre n'abo mu muryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero nuko Petero yuzura umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Aha ngaha barimo bisobanura icyo barimo kubazwa icyo ari cyo. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo muri Isiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo rituma uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Mukumva ko abambere batubanjirije uburyo babanaga n'urugamba rwo kubabuza kuvuga ibya Yesu Kristo, cyangwa gusobanura Yesu Kristo, cyangwa kwigisha ibye. Dukomeje hano mu byakozwe n'intumwa n'ubundi bice 5 harabivugaho ku murongo wa 28 haravuga ngo umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina, none dore mwujuje i Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu? Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu, uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe umukomeye n'umukiza, aheshe Abisiraheli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Babyumvise bazibiranwa n'uburakari, bashaka kubica. Ubumbe n'ubundi cyababagaho ni ugushaka kubica, kuko barimo gusobanura cyangwa kuvuga neza ibyo Yesu Kristo yakoze, cyangwa n'uwo ari we n'icyo yaje gukora mu isi. Dusubiye no muri Yohana ibice 16 harabivugaho. Yohana ibice 16 umurongo wa mbere kugera ku wa 4, ndetse dusome no 23 harabivuganaho. Haravuga ngo, icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo, kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data, nanjye ntibamenye. Ariko ibyo
mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Yego, urimo kumva ko abatubanjije nabo bagiye mu kaga gakomeye cyane kubera ko bahamyaga kandi bakavuga ukuri kw'iby'ijambo ry'Imana ririmo guhamya. Rero niho n'abari twabonye mu mateka bagendaga bazira kuko bari barimo bavuga ukuri kwimbitse. Yego, turebe ibyakozwe n'intumwa turimo dusoza. Yego, byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 40 ya kuri 42 havuga iki? Haravuga ngo baramwumvira nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina. Mwumva iki ikintu cyabonekaga ku batubanjirije, yego, kandi ko babaga bafite imbaraga zo guhamya. Yego, nuko nizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Amateka tuyakurikiranye twumve icyo arimo kuvuga. Mbese twebwe igihe turimo gusobanukirwa icyo ari cyo? Mbese dukurikije amateka turimo kumva, birakwiye yuko mu gihe nk'iki ngiki witondera ibyo urimo kwigisha, witondera n'ibyo urimo kwigishwa hirya no hino. Reba ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko urimo kukubwira aba ariko ukora, kuko ijambo ry'Imana dukurikije amateka dusomye birakwiriye. Ibi ngibi tubonye aha ngaha, hari abo dukwiye gufatira urugero rwiza, hari n'abo dukwiye kuva mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka nk'uko Bibiliya irimo kubitwereka. Aya mateka yatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa yego christianitytoday.com na wikipedia.org. Yego, birakwiye ko mu gihe nk'iki ngiki turashimira abantu mwamaze gukora subscribe kugira ngo mujye buri kiganiro cyose kinyuze kuri iyi channel kijye gihita kibageraho kitabacitse. Kandi turanabasaba gukora like kubwo kunyurwa cyangwa kumva inyigisho n'umumaro byo binyura kuri iyi channel, ndetse tunabasaba gukora comment mutanga inyunganizi n'ibitekerezo. Turanabasaba kugira ngo musharinga abandi, muboherereze, mubamenyeshe ubutumwa bwiza, mubamenyeshe bino biganiro kuko birafasha kugira ngo bitumenye icyo tugomba gukora n'icyo tugomba kureka. Yego, ndabakomeje mbashimira cyane, kandi n'ubundi twibukiranye yuko iki kiganiro twari turimo cyangwa twumvaga ari ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. N'ubundi mwari kumwe n'ubwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka kugira ngo tuzaragwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bwa Data. Rero Imana ibaha umugisha, kuko n'ubundi ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, rero igihe nk'iki ngiki kuko ubwoko bw'Imana tutaboneka ahantu hamwe gusa, ahubwo tuboneka hirya no hino ku isi yose kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere Yesu Kristo ataraza, yego, ubwoko bw'Imana cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, ariko mu gihe nk'iki ngiki birakwiye yuko kuko impande n'impande ubwoko bw'Imana buhaboneka, nawe tanga ubutumwa, jyana ubutumwa impande n'impande, kuko Imana yadukomoreye yuko hirya no hino tugomba kugezayo ubutumwa bwiza, kandi bigakorwa mu buryo Imana ibishaka nk'uko yabihamije muri Bibiliya tubibona. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa icyo ari cyo cyose, duhuza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu mwanya twagira ngo tujye dufatikanya tubashe kohererezanya ibi biganiro, kandi nawe wagiye usobanukirwa byinshi muri byo, ujye wicarana n'abandi ubaganirize icyo kuri kw'ijambo ry'Imana. Turabashimiye cyane, n'ubundi mwe muri kumwe na Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. Yego, rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bibane namwe, yego, mubiheshejwe
no gusobanukirwa Yesu Kristo n'umwami n'umukiza wacu n'Imana Data wa twese. Murakoze cyane, Imana ibane namwe.